Hello my beautiful people, reka nizere ko mumeze neza, ni Happy Impact Network nk'ibisanzwe nkuko dusanzwe tumenyereye yuko tuganira ku ma content atandukanye cyangwa kuri ku bintu byinshi bishobora kugendera ubuzima cyangwa ku bintu bidufitiye akamaro muri nosi ya buri munsi muri buno buzima bwa buri munsi tubamo, bugenda busimburana iteka nkuko Imana ikomeje kudutiza ubuzima. Dukomeza tuganira ibintu byinshi bitandukanye. Ese ukicara ukibaza ngo niki kintu nakora, kenshi usanga aricyo kibazo twese dufite, ati niki kintu nakora gishobora guhindura ubuzima, niki kintu nakora gishobora guhindura amateka yanjye, bitewe nuko twakuze cyangwa na background zacu. Ugasanga dufite ibintu byinshi bitugora, akenshi abantu bakakunda kubyita imyaka, ariko njyewe ntago nizerera muri ubwo buryo bwo kuvuga yuko niba utabashije kugera ku mahirwe yawe ko wahuye n'umwaka oya, ahubwo benshi bakanavuga ngo ni umunsi wawe cyangwa n'igihe cyawe kiba kitaragera, ariko se niko bimeze. So nifuzaga yuko cyangwa nashakaga yuko tuganira utuntu cyangwa mbereka utuntu dushobora gutuma utera imbere dukoresheje telefone yawe ufite ya buri munsi cyangwa computer, ukabasha kuba watera imbere. Dukunda kuvuga muri no misi isi ya none dusigaye tuvuga ngo yabaye umudugudu, kubera yuko aho usigaye bikorohera cyane kuba wamenyekanisha ibikorwa byawe utavuye aho uri, bikakorohera cyane kandi ukaba wabona amafaranga. Abantu benshi dufite ibigo byinshi bicururiza ku ma social network cyangwa ku mbuga nkoranyambaga, kandi bagacuruza kandi bakaba abakire. Ndaza kubabwira top 5 bakize cyane kubera imbuga nkoranyambaga. Ndaza kubabwira ibintu 10 ushobora kwifashisha kugira ngo umenyekanishe ibikorwa byawe. Mbaza ngo nibihe ariko reka nizere yuko mumeze neza you guys. Muri no minsi ibintu ntabwo byoroshye, amafaranga yarabuze cyane, aho usigaye usanga ibintu byarahindaguritse cyane. Nagiye nifashisha ibitabo bitandukanye cyangwa ubumenyi bw'abantu batandukanye. Twagiye dukora research kugira ngo tugende twunguka ubumenyi cyangwa tugende twunguka tugire reference y'ibintu bishobora kudufasha, kubera yuko usanga kenshi tugomba kuvuga ibintu bishobora kugirira umuntu akamaro, kandi n'ejo bundi wajya kubireba bya bintu ukagira aho bisanga. Rero n'abatindiye reka mbabwire, mbahere urugero ku bantu 10 cyangwa ku bintu 10 bishobora guhindura ubuzima bwawe ukoresheje imbuga nkoranyambaga. So ntabwo rero ku bintu 10 bishobora kwifashisha kugira ngo umenyekanishe iterambere, kugira ngo umenyekanishe ibikorwa byawe utiriwe uva aho ngaho uri. Dushobora kureba ukoresheje akantu ka mbere ushobora gukoresha urimo kwamamaza ibikorwa byawe kugira ngo bitere imbere cyangwa abantu babimenye. Ushobora gukoresha social media market. Social media market rero habamo ushobora kwibaza ngo nizihe social media market, cyangwa nago ari imbuga nkoranyambaga zose dushobora kwifashisha kugira ngo zitugaburire, sibyo? Hari izigufasha kubona akazi, hari n'izigufasha kumenyekanisha ibikorwa byawe, hari n'izigufasha kumenyekanisha kwimarketinga nyine uriwe runaka akakumenya, kugira ngo ejo niba uri umuhanzi, niba uri umudeje, niba uri iki, donc kugira ngo umuntu amenye CV yawe ejo bundi bizagufashe kubona akazi. So ushobora gukoresha rero social media network, social media market. Social media market harimo wakoresha Instagram, ugakoresha TikTok, ugakoresha YouTube and Facebook. Izo mbuga nkoranyambaga uko ari 3 zagufasha: Instagram, TikTok, Facebook. Izo ni imbuga nkoranyambaga ushobora kwifashisha zikagufasha, kandi ikiza cyazo
urundi rwa kane ni YouTube ushobora gukoresha kugira ngo ujye ushyiraho ama content atandukanye avuga kuri product zawe. Noneho Facebook nabyo byose ni kimwe. Facebook ho ushobora kujyishyiraho amafoto n'iki, niho bitandukanye. Mu gihe YouTube dushyiraho ama video avuga ku bikorwa byacu cyangwa avuga kuri business zacu, kuma ama content atandukanye. So YouTube yo ikanahemba mu buryo bworoshye mu gihe wabashije kubona monetization. So Facebook yo urabizi none dusigaye turufata nk'urubuga rwashaje cyangwa nk'urubuga rw'abantu bakuru, ariko ubu ni rwo rubuga ku isi rwa mbere rufite abantu benshi kandi rwinjiza amafaranga menshi mu rwego rwo kumarketinga cyangwa kumenyekanisha ibikorwa by'abantu. Ni narwo rubuga rukoreshwa n'abantu benshi kandi bari serious. So urundi rubuga rero ushobora kwifashisha kugira ngo umenyekanishe, ubwo ni mu kubabwira ebyiri, Facebook na YouTube. Urundi rubuga ushobora kwifashisha mu buryo bwihuse nibyo bindi dusigaye tuvuga ngo isi yabaye umudugudu. Noneho ushobora gupostinga akantu ejo ukisanga kageze muri Amerika. TikTok ni urubuga rw'abashinwa noneho ruri avance, rugufasha kuba wamenyekanisha ibikorwa byawe. kandi abajene tuvuge abantu bakunda gukoresha amavuta, bacuruza amamodoka, bacuruza amazu. So ni urubuga nubwo ari urw'abajene, atari product zose ushobora gushyiraho kugira ngo abantu benshi barabikora, ariko usanga ari urubuga cyane rwitabiriwe na bajene, urumva abajenzi. Ariko bitandukanye na Facebook aho ushobora kuba washyiraho ibikorwa byawe umuntu wese uri seriye cyangwa abantu bakuru ukabuzi yuko byabagezeho, kubera yuko abajenzi these days ntabwo barimo gukoresha Facebook. So ugiye kuri TikTok rero ni ukuvuga ugiye ufashe video yawe cyangwa ifoto cyangwa ibyo ushaka gupostinga ukabishyira kuri izo mbuga nkoranyambaga zose. Iyo uri umucuruzi rero ugomba kuba ufite izo mbuga nkoranyambaga zawe zose zikora, kandi aho postinze kimwe ukapostinga na niyo postinze kuri Facebook, shyira kuri YouTube, shyira no kuri TikTok no kuri Instagram. Izo mbuga nkoranyambaga uko ari enye zishobora kugukorera ukabasha gushyiraho product zawe bikazamura umutungo wawe. Reka tugende turebe akande. So ugiye ureba abantu bagiye bakoresha imbuga nkoranyambaga bateye imbere kandi bamaze kumenya n'agaciro kabyo no kumenya agaciro kazo. Ndaza kukubwira Elon Musk niwe mukire wa mbere ku isi, akoresha cyane imbuga nkoranyambaga. Ni naho yamenye ubutunzi burimo cyane, ariyo mpamvu yaguze Twitter, sibyo? Agura Twitter kugira ngo abashe kuyikoresha kumenyekanisha iriya project yiwe yitwa Space X, iriya yo kujyana ibyogajuru mu kirere. Akoresheje Twitter no kugira ngo amenye bimworohere gucuruza Tesla. Bajya bavuga ngo icyambere ni amakuru, iyo udafite amakuru urasigara. Elon Musk rero niwe mukire wa mbere ku isi ukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa wakijijwe cyane n'imbuga nkoranyambaga. So tuze turebe nguyu Mark Zuckerberg ni umukire wa kabiri ku isi, n'abahitiyemo top 5 bagiye bakoresha imbuga nkoranyambaga kandi bagakira. Uyu nguyu niwe wazanye Facebook, uri kumva? Ni uwa kabiri mu bantu bakoresha social media cyangwa imbuga nkoranyambaga babashije gutera imbere. Mark Zuckerberg rero niwe mukire wa mbere ku isi, niwe mukire wa kabiri ku isi urimo kugira guti wakoresheje imbuga nkoranyambaga akabasha kwiteza imbere. So izi mbuga nkoranyambaga rero zose zidufasha kuba twagira gute, kuba twakwiteza imbere. Hakaza uwa gatatu, hakaza Jeff Bezos. N'uyu mukire ni uwa gatatu wakoresheje, wamenye agaciro k'imbuga nkoranyambaga. Kandi iyo urebye isi ya none hakuntu isigaye imeze, adusigaye dushaka guhahira cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ni byiza rero niba urimo kuvuga ati nanjye Facebook yancururiza, YouTube nayicururizaho, Instagram nayicururizaho, reka uzikoreshe utarimo guscrollinga gusa, ahubwo zikoreshe zinakwinjiza igiceri, sibyo? So
uyu rero Jeff Bezos ni umukire wa gatatu ari nawe ukoresha Amazon uzi agaciro k'imbuga nkoranyambaga, akaba azi koresha cyane, we anacururiza online. Hakaza Bill Gates wa Microsoft. Bill Gates wa Microsoft niwe muntu wakuriyetinze Microsoft, nawe akaba ari umukire wa kane. Ubu ndimo ndakubwira aba top 5 bakize bakijijwe n'imbuga nkoranyambaga, kubera yuko usanga isi yose, amakuru yose usanga ushaka uyasanga kuri Google. Haje AI ushobora kwibaza, haje ChatGPT, hari utuntu twinshi ushobora kwifashisha kugira ngo umenye amakuru. Rero izo mbuga nkoranyambaga kugira ngo ujya kuri Facebook urimo guscrollinga, ahubwo jya kuri Facebook uscrollinga ibyawe, ureba iby'abandi, wirefera ibintu byinshi bitandukanye, amakuru, nawe hari abandi bari guscrollinga ibyawe mu kuvuga ni runaka. So hakaza umuntu ubwo ndi kubabwira wa kane Bill Gates wa Microsoft. Hakaza wa gatanu Kelly Jen ni umudamu w'umufilatelope, akaba ari umudamu we akoresha social media, akoresha LinkedIn, Twitter, Instagram. Uwo mudamu ni umudamu wa gatanu. So kuri ino si ya none hari abantu bamaze guhitamo yuko ubuzima bwabo bagomba kubeshwaho n'imbuga nkoranyambaga, kandi birakunda. Iyo ugiye ku ma Facebook cyangwa ukajya ku ma Instagram, hari ama account menshi ugenda usanga yarabaye verified. Iyo ugiye usanga ibikorwa bakoresha usanga babeshejweho nabyo. Nawe rero birashoboka yuko urubuga nkoranyambaga rushobora kugufasha. Urimo kumva harimo abantu bamaze kudirecting ubuzima bwabo, bagahitamo yuko ubuzima bwabo bagiye kububeshaho batunzwe n'imbuga nkoranyambaga, kandi bigakunda. Nawe rero byakunda, kandi bino bintu bya social media bifite amafaranga menshi cyane. Ati gute? Ushobora kutishyurwa na Facebook, ushobora kutishyurwa na YouTube, ushobora kutishyurwa na Instagram, ushobora kutishyurwa na TikTok. It depend n'icyo ugamije ku rubuga nkoranyambaga, igitumye ujyaho cyangwa igituma ujya guscrollinga kuri Instagram, igituma ariko harimo abacururizaho, akavuga ati ngiye produit zanjye ndazishyira kuri Instagram, ahasigaye hashyi. So ndimo kubasobanurira, nari nyiri ku kambere gashobora kwifashisha media marketing, social media marketing. So reka turebe aka kabiri, word of mouth. Aka kabiri karavuga ngo word of mouth, ukoresha amagambo, uvuga reference, recommendation. Urimo urumva ukora marketing, kumenyekanisha ibikorwa byawe ni mu rwego rwo kwamamaza. Ubwo ndimo ndakubwira utuntu runaka ushobora gukoresha wamamaza kugira ngo ibintu byawe bigende neza. So akuna karaka kabiri harakubita noneho Google business profile. Ushobora kwibaza ngo ni gute Google business, cyangwa ukaba ari ubwa mbere kumvise, ariko ndabizi neza abantu mwese mwabaye abasirimu aho kana murakazi ko gukoresha Google business. So hari gukoresha Google business, ubwo ni kuvuga ni nko ku bantu bafite ibikorwa, ama office bifite aho bibarizwa, ari gushyira business yawe kuri Google Map. Urimo urumva ikagira location, kugira ngo umuntu wari wese, niba warahisemo gucururiza ku mbuga nkoranyambaga, kuri Facebook, kuri Instagram, kuri YouTube, kuri Google, umuntu wari wese azavuga ati runaka afite happy office iri hehe, iduka riri hehe, shop iri hehe, nkahita mwandikamo ati happy supermarket, bagahita bayimereza kuri Google, bagahita bayimereza kubera yuko umuntu runaka yambonye kuri Instagram, Facebook, TikTok, agahita aza gukora iki, kumahira, kubera yuko azi yuko fite ibi product nziza. So ibyo bintu rero mujye mubikoresha, mujye mukoresha Google business, bituma abantu, byorohera abantu kumenya ahantu bari bugukura. Reka turebe aka kane.
hari ibyo bita networking cyangwa events. Ushobora kwibaza ngo networking gute? Networking ni urwego bw'imikoranire wowe abantu n'abandi, kwagura ibikorwa byawe, ku buryo uhaguruka hano ukajya muri event runaka muri Amerika. Muri tourism, abantu bari muri tourism sector barabizi, twajyaga bookinga ama event muri RDB buriya nayo iri mu bintu ishinzwe kumenya ahantu hari kubera ama expo, sibyo? Ahantu hari kubera ama expo, RDB ikabishaka ikamenyekanisha abantu bo muri tourism sector, barangiza bakajya hehe? Bakajya muri Amerika cyangwa ahariho hose ku isi, bakajya kumenyekanisha, hakabaho izo event. So na hano muri Dubai bijya biba ibintu bya tourism, food, urimo urumva, ugasanga muri hari nka event iri kuba yo muri Afrika y'ibyo kurya, hari iri kuba yo muri Middle East, urimo urumva. Kumenyekanisha ibikorwa byawe ukoresheje networking, abantu bakakumenya aho hantu. Icyo gihe ikintu uhita ukora, kwatendinga business events, urimo urumva, ukatendinga izo business events, uhuriramo n'abantu batandukanye muri utwo tuntu twa expo, cyangwa ugahuriramo na locals communities, urimo urumva. Noneho meetinga nyine na new client cyangwa aba new partner, ku bantu bashaka abantu bo gufatanya. Hari ushobora kumitinga n'aba new clients, cyangwa ukamitinga no mu new partner wawe akaza uzagufasha kuzamura business yawe, urimo urumva, ikagera ku rwego runaka bitewe n'uburyo umuntu yayikunze. Ubwo nubwo twe turimo kureba akakane ka networking cyangwa events. So reka tureba aka gatanu bakita WhatsApp marketing. WhatsApp marketing ni ukohereza links, no gupostinga ku ma status. WhatsApp marketing ni ugucreatinga. Hari ushobora kubikoresha mu buryo butatu. Icya mbere, creatinga group uzajya usharingamo products zawe cyangwa promotion ufite, kupostinga ku mastati no gusharinga link ku bantu bafite ibintu bacisha ku ma YouTube. Hari umuntu ushobora kuba adakorera kuri YouTube ariko afite WhatsApp, akaba afite shop, ushobora kujya ufotora product zawe, cyangwa ukabasha gukora utu flyers ukabikohereza muri za groupe wa creators, cyangwa kubishyira ku mastati no kubishyira. Ushobora no kudasharinga creating a group, ahubwo ukajya usharinga abantu, list y'abantu ufite cyangwa ushaka ko bigera aho. Aka gatanu WhatsApp marketing. Aka gatandatu ni references, uburyo abantu bakumenya, uburyo abantu bakura, gushaka abafatanyabikorwa muzajya mufuza bagufasha muri business muzakorana. Ubikora gute? Ariko cyane ibyo bintu bikorwa n'abantu bafite small business bashaka kwaguka. Turimo kuvuga reference, ako naka gatandatu, uburyo abantu bashobora kumenya, cyangwa uburyo abantu bashobora kuvuga cyangwa gushaka abafatanyabikorwa bashobora kuzamura muri business, kugira ngo business yawe bayi boosting. Hari kuba amafaranga ari makeya, hari kuba amafaranga ibikorwa, hari kuba ufite amafaranga ariko utazi gukora marketing, sibyo? Kugira ngo imenyekanisha ibikorwa byawe, kugira ngo ibintu byawe byihute cyangwa product zawe zibashe kugera ku isoko byihuse. Hari amatips rero menshi ushobora gukoresha kugira ngo wagure ibikorwa byawe mu buryo bwihuse. Iyi si ya none aha, umuntu utarimo gucururiza ku ma social media, uwo nguwo akomeza ari umuroka, ari luko. Ntabwo abantu benshi bazamenya ibikorwa byawe, sibyo? Aka karindwi
aka karindwi promotion offer, ukreatinga ama offer, kugitekereza ibyo abantu bakeneye. Ni ukuvuga wowe uhora ukreating, uhora uvuga ati abakiriya abandi bakeneye iki, abakiriya abandi barashaka iki. Ntabwo ndimo kubwira abantu bafite bakora mu office bafite utuzi k'ukwezi, ndimo ndabwira abantu bafite ama business. So ndimo ndabwira abantu bafite ama business bashobora kuvuga ati akabari kanjye se, hoteli yanjye, services zanjye, ibyo nk'abantu ba providinga baba muri hospitality, ukavuga ati ibintu byanjye ndabigira gute, gushyira ama promotion, ama offer, ukavuga ati ibintu byanjye ugashyira ama discount. Urumva ibyo ni ibintu byose bigenda bikurura abakiriya, bikurura abantu, bishobora gutuma runaka avuga ati kuwa gatanu ni creating ama flyers and post, no creating flyers ugapostinga ukagira gute. Ubu ngubu muri no minsi kugira ngo dutere imbere cyangwa turusheho kumenyekana, dufatikanya n'abandi bantu bafite izindi mbuga nkoranyambaga, akaba yagukoresha kugira ngo ubashe gukora marketing kuri platform y'umuntu runaka. So nawe rero ikintu ushobora gukoresha iki mu rwego rwo creating flyers n'iki, ushobora gusura platform runaka y'umuntu runaka, ugakora iki, ugashaka ikiganiro, ugashaka interview, ugashakayo ukamuha ibintu kugira ngo abigucururize, abipostinge cyangwa abisharing, sibyo, kugira ngo ibikorwa byaguke. Ni ukuvuga muri tugarutse kuri karindwi, gushaka mu promotion ni ushobora gukoresha ama platform atandukanye bitewe naho ushaka ibikorwa byawe bigera. Ako ni akamunani gukora ama flyers and post, hari gukora ama business card, hari gukora ubwo n'uburyo bwose bwa strategy ushobora kuzamura ama business yawe. Igiye kukacyenda content, creating content, ubone ku bantu bakoresha ama YouTube, bakoresha Instagram zijyaho video, nuko YouTube ijyaho video nini, ama Instagram basigaye bashaka ibintu bitarengeje iminota 4, byandibaza yuko ari 4. So YouTube nta kibazo, gusa wirinda gushyiraho ibintu bishobora gutuma abantu barambirwa, ugashyirishaho ugakoresha iminota mike. Ariko nka Instagram isigaye limit, yashyizeho limit n'iminota 4. So Facebook ugashyiraho utu short video kugira ngo byihute. Ubwo twari turi kuri nusa ya 9 ku content marketing, ubwo no kuvuga gusharinga, kuvuga nuza yawe, business yawe, gukora uburyo ama offer mwashyizeho ibyiza product, kugira ngo nze nkugane, nuko ufite hari ikintu kiri special ufite kituma binteresa kuza kugushaka. Ako karakagenda ko gushaka creatinga content marketing. Reka turebe aka 10, paid ads, ishyura ama ads. Abantu barabizi ni kwa tuntu publicité bigenda duca online, abantu bagenda babona, urikumva. Paid ads, kwishyura ama ads, itwa tuntu abantu bagenda babona publicité. Wafungura Facebook yawe cyangwa wafungura telefone yawe mu Rwanda, babona ama ads y'ama products runaka, ngo hano ducuruza amavuta, hano bakamamaza ducuruza ama air ticketing. So ngayo nguko rero, reka dukoreshe ama social media kwifashisha kumenyekanisha ibikorwa byacu no gukora business kugira ngo business zacu zaguke. Ni gute twatera imbere? Ni muri ubwo buryo bwonyine. Ciao, nakagarukane Happy Empire Network, ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi. You can have anybody, any money, ho. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah. Shake my, show my thumb.